mugira iwacu ndabafise ariko ntabwo baba bari hano nanjye nisanze ndi hano mw'aya mabarabara ese ntabwo uri gisanzwe amajye ntabwo menye ubwirwa n'iki mbona gutubona asa n'umuntu wibagiwe ese umuntu muzima araramo haramushaka njyewe nabuze ahantu njya kuryama banagiye ahantu bakanyiruka banagiye gupagasa nabwo nkaburamo n'abantu bakankubita ese ntakigira mama nta nshuti ngirina muyu muji ntayo njyewe najya kuryama hano kugira bariho mbona hari amahoro kuko sinagenda kuryama mu nzu y'umuntu n'undi barankubita bakanyirukana kubera nkinyi muri urabona asa n'umuntu wiba hasi bakora hano nukunzira nyine kubera ko babona ko mba nambaye gutya imyenda yacitse ibikweto byashaje nuko bampora nta kindi nukuri nanje ntago ndi umusore ni ngombwa ngo mbaze ngo iwacu ne magana nyine ngomba kubimenya no urabona ko siko no ku muhanda iwacu ni mu karere ka Ruhango navuyeho nkiri umwana gusa nuko hano ntabwo hagera kandi hano hadi hacu bamaye twasanga hari amazi naho nubwo yasanga ariko ntabwo arenga hano mba nahatangiye iyo winjiye ubona ko nahatangiye ntabwo amazi agerayo nose uko hano bajya baza gusakamo imbobo umunsi bagusanze bano baza kugera kwa Kabuga hano ajya kubera Imana ko ayirinda umuntu ese bazaza kunjyana kwa Kabuga babona ameze gutya ariko bazaza kundeba basanga nanjye namaze kugenda gupagasa gusya inyuma kunjye wo gutangaza ngo kunjye wo gutanga ya mama wambabari ntago nakubabarira abaturage bamaze iminsi bataka ngo hano hari umuntu wiba ese mama ubu uje ukinjiramo hano wasanga hari umuntu nibye nazo urabigurisha ntago ndabigurisha hano niho njyama ubundi ndagenda nkaronderera hariya n'undi nkaza hano nkahita njya kuryama njye ntago ndi umusuma nta nubwo niba nta n'umuntu n'umwe ndanahemukira uretse nabibwirwa n'iki ese mama ubu wewe undebye urabona bitaguha ubwirwa n'iki n'ubutiye mama njye ntabwo niba uyu munsi ko wamaze iminsi bavuga ngo hano ngo hari umuntu wiba kandi ndakeka nawe mama njye ntabwo ko nta kuntu waryamamo hano n'ubu utiba ese mama urabona iki gihe uje kundeba ubona aba naribye he cyangwa se nabyiba ngo ndabijyane he wajya kuyigurisha mama rwose nawe wisonga inzara mu nda ni nyinshi nawe urabona mu nda uko hameze nta kintu kirimo njyewe mba najya hano kwiryamira byonyine mba nagiye gushakisha nkabibura n'usubwo mama urashaka ko nawe rero utavanga utange vango ku murenge kavamo ngo yasinzira gusanga utanga kusanga mu nzahita amahera uzashaka aho nawe use ko mbona wagira ngo uri umumama mwiza uhiteze nk'abarokore ubu ndetse nkazajya niryamye hano ko nta handi cyangwa se uzanjyana iwawe niba ubona hano byagize tuzayivugana rero numva ko nanone